yagize amahirwe yo kumenyekanisha impano. Hari umugore umaze iminsi anuka, hari ijambo yaravuze ngo bura rero ngura mukobwa ngo azi neza ko uko yazanye iriya komedi ye abantu bakamumenya, akeka ko kimwe cya kabiri cy'indirimbo za Bruce Melody arizi. Ariko ukomeje kuri uwo mugore, hari sinzi niba ari we mugore mwatukanye. Hari umugore watutsura tukuza, ndabibona ndavuga nti noneho dore imbogo ibi ni ibiki. Uriya mugore buriya biriya bintu nawe bijya bikubamo. Nkamwe babagabo iyo ubonye umugore avuze ngo fata itoroshi umurike muri nyoko, buriya uba wumva ari ibintu byiza. Niko yakubwiye se? Buriya ubonye nk'umuntu ari umugore wawe ukabona yatukanye kuri YouTube akavuga ngo fata itoroshi ugende ubwire nyoko ahene umumurike. Mbese njyewe rero hari n'ibintu njya nibaza ese ubundi kwa nyohereza kumurika muri nyina ntihabona. Waramututse. Uzi ukuntu wamututse, ariko waramututse ngo n'imbwakazi. N'imbwakazi nyine wese umuntu ukubwira ngo fata itoroshi ujye kumurika muri nyina, we yajya akahamurika. Akamurika muri nyina se? Ne kugira umujinya nyine anyohereza kumurikamo, we yazajya akamurikamo. Ngomba nyine kugira umujinya. Areka wihorera akanwa karya, ntago wihorera akanwa kavuga. Sha nk'umuntu ukijijwe, uzi ko ujye uvuga ngo urakijijwe. Ariko ni hehe abantu bakijijwe babaye ibigoryi? Nta message yanjye yabonye kuri telefone y'umugabo, ntidusangiye umugabo angendaho gute. Yaza akamamaza ibyo bava biri comedy bikaba comedy, ibyo biri byiza bikaba byiza. Ku buryo watukana biriya bitutsi bava. None se we anyohereza kumurika muri mama, we yazajya akamurika muri nyina. Ariko subwo sinibaza no kuntu mwamutukana gutyo. We yazajya agatera mwitoki. Yigisha uko abagore bararabonka abagabo babo. Nicyo kintu nzi yakoze yigishije kuri YouTube. Ngo abagore? Nicyo kiganiro namubonye. None se abagore bonka abagabo? None se ngewe ndabizi ko ari byo yigishaga kwa Shedi no kwa bande bose. Yitwa nde? Nago mbizi. Nimvugo nk'iki. Nyamara ura mugore mushobora kuba musangiye umugabo mukaba ari cyo mwatukanye. Nukuri n'umwana mubi. Nubwo avuga wenda namututse wenda ku ruhande rw'abafana bambonye nabi bambabarire. Ariko n'umwana mubi. Nawe aragiye aravuze ngo nge naravuze ngo Joyeuse ngo agira ibizuru ngo bibi. Ngo ni umudiaspora. Ndetse ngo mufite ubukwe rwose bitarenze uyu mwaka. Umuntu wabitangaje se ubwo ninde? Ariko hari undi muntu wari wabikubwira. Fereda usise niwe tuganira kandi sinabimubwiye ngo mvuge ko ari wowe wabikubwiye. Ariko birahari. Yarabikubwiye ndetse anakubwira ati witonde, ati dore umusitari. Wenda icyo ntagaya cyo angira inama akambwira ati we gusara ngo ugire amagambo menshi uvuga abantu baragufata uko utari. Ndamushimira cyane, ni umujyanama mwiza. Irembo ryari gusaba no gukwa cyangwa bizabera hano i Kigali? Yewe mva ntago mbizi, ibyo ni ibintu bikiri mu kihe kingana n'umwaka, ntango navuga ngo ndabipanga. Umugabo shango ufite umugabo mwiza. Oya, ufite umugabo mwiza. Ariko nanjye umwaka hari ikimana nanjye mfumbatishije mu biganza. Icyo nayisabye n'uruko ntago nayisabye kuguma ndaho ngaho. Kugomba no kurushaka. Ese ubundi kuba umwihakana kandi ahari. None se ngo uzi ko nta makuru ntayafite cyangwa abahari wowe nshimye kwenda nabo bose tuganira cyaba tuzi bashobora kuza bakabivuga. Ariko se umuntu muba muvugana gusa ari uwo hanze. Amaze nk'imyaka 10 hanze wenda wabona imuhanga cyangwa se ni Kamembe wacu. Ubuhera he uvuga 100% ngo reka nze ngore ikiganiro ko mfite umukunzi. Kandi yarabikubwiye, rega umuntu yakubwiye ko agukunda abagukunda. Nyine urabirindira ukabanza ukabitegereza. Nyine imiryango ya ibanjikanye n'ahantu akorera ngo bagiye bamuzana fone ngo dore ngo umufana ngo amuntu ngufana ngo dore ngo vava ngo ukuntu ngo ari gutongana ngo vava ngo ari gutongana ngo cyane nyine ngo n'abantu bavuga icyongereza nyine biyo hanze nabo nyine ngo bakajya bandeba bakamubwira mu cyongereza ati rero atutanze isura mbi bafana ati nuguma guhangana n'ura mugore n'akazi kawe. Ese ubu watangiye kwiga icyongereza ba? Reka reka. Reka mbasuhuze kandi mbifuriza ikaze kuri Ndimba TV, kandi mvuga nti abo mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo, mu mujyi wa Kigali, ndabashuhuje nk'uko bisanzwe mbabwira ngo ndabakunda abo mu bihugu by'abaturanyi ndetse no ku migabane y'i Burayi ndetse na Aziya. Mwese ndabizi neza ko munkurikira. Uyu munsi rero naje ndi kumwe n'umukobwa w'ikizungerezi. Ikizongereza gikomeye.
ntabwo ndi bumuvuge, ndagira ngo abibwire kuko ngiye kumuvuga ahari wenda nshobora kumuvuga nkagabanura kubwo nari kumuvugaho. Nagira ngo wibwire abantu bakurikiye Ndimba TV. Gusa abafana b'icano ndabasuje cyane, amahoro y'Imana bane namwe. Imana ibaha umugisha mu byo mukora byose. Umukobwa w'Inyamasheke. Robanzi dore imbogo, dore imvubu, dore impara. Uzazurebe u Rwanda rw'Abanyarwanda. Harya naho garukira? Oya ni gato gusa nyine kuko ariko bishyizemo tu. Ariko dore imbogo. Kugira ngo utekereze kuba umuhanzi. Wabitekereje igihe kingana iki? Ni ibintu wari ufite, warabivukanye? Twebwe uba warabyirutse uririmba mu rubyiruko muri korali y'abana, ukaba mu y'abana ukajya mu rubyiruko. Ubwo rero ntago kuririmba biba bitunguye umuntu. Waririmbaga no muri za korali muri hirya iwanyu? Ubwo rero ntago bigutungura. Waje Kigali ryari se? Si umwaka ntushize, umwaka ngira ngo n'amezi nk'5. None se mu mwaka uje Kigali? 5 4 gutya 3. Mu mwaka n'amezi 3 uje Kigali. Konzi ko naje ku mpera z'umwaka wundi washize. Uhita umusitari? Yes, bundi njewe rero mba nzi ko ndi umuntu wagize amahirwe impano yanjye ikamenyekana. Uramba nzi ko umusitari ni nka Bruce Melody, ni nkamwe. Nje rero mba nzi ko ndi kuri rwa rugero rwa wa muntu wenda se ugize amahirwe yo kurebwa wenda se nk'isi yose mu bantu bafite impano. Ntago njya niyumva ku rwego rw'abastari. Darimbo. Kuko mba nzi ko umusitari ari wandi ufite etage, ari wandi ufite imodoka. Cyo ngibyo aho ngabo babita baba bafite ukundi kuntu babita, ariko ntago baba babita abastari. Nese abantu bose twaragize amahirwe yo kumenyekanisha impano. Bakumenyekana. Hari umugore umaze iminsi anuka, hari ijambo yaravuze ngo bura rero ngura mukobwa ngo azi neza ko uko yazanye iriya komedi ye abantu bakamumenya, akeka ko kimwe cya kabiri cy'indirimbo za Bruce Melody arizi. Ariko ukomoje kuri uwo mugore hari sinzi niba ari we mugore mwatukanye. Hari umugore watutsura tukuza, ndabibona ndavuga nti noneho dore imbogo ibi ni ibiki? Uriya mugore buriya biriya bintu nawe bijya bikubamo. Nkamwe babagabo iyo ubonye nk'umugore avuze ngo fata itoroshi umurike muri nyoko, buriya uba wumva ari ibintu byiza. Niko yakubwiye? Buriya ubonye nk'umuntu ari umugore wawe ukabona yatukanye kuri YouTube akavuga ngo fata itoroshi ugenda ubwire nyoko ahene umumurike. Mbese njewe rero hari n'ibintu njya nibaza se ubundi kwa nyohereza kumurika muri nyina ntihabona, kwambwira ngo nifata itoroshi ntereyo ntihabona hari. Rero abantu bakajya babona umuntu yatonganye yavuze nabi cyane. Hari igihe umuntu akubwira igitutsi kibi kubera kamera y'uburakari, nawe ugahubura ibitanu kubera umujinya, ariko nawe yagutuka. Nese buriya wamusabye imbabazi se? Ngiye musaba imbabazi z'icyo uko azasaba umubyeyi wanjye imbabazi ari we. Waramututse, uzi ukuntu wamututse, ariko waramututse ngo n'imbwakazi. N'imbwakazi nyine wese umuntu ukubwira ngo fata itoroshi ujye kumurika muri nyina, we yajya akahamurika. Akamurika muri nyina se? Naye kugira umujinya nyine anyohereza kumurikamo, we yazajya akamurikamo. Nese buriya biriya bintu ntabwo bizakugabanyiriza abafana? Umva ni ukuri kw'Imana, ahubwo ngiye musabye imbabazi. Yazanye indirimbo yiwe, nakora indirimbo yiwe, atwikira indirimbo ye, ariko areke kugira gute yewe kuza gutuka nka mama ntabwo amuzi. Mama ntaramubona na rimwe, amutuka amuhora iki ko atanasangiye nawe aya ma YouTube ye yirirwaho. Ariko nawe waramututse uramutukuza we. Ngomba nyine kugira umujinya, areka wihorera akanwa karya, ntago wihorera akanwa kavuga. Sha nk'umuntu ukijijwe uzi ko ujye uvuga ngo urakijijwe. Ariko ni hehe abantu bakijijwe babaye ibigoryi? Nta message yanjye yabonye kuri telefone y'umugabo we, ntidusangiye umugabo angendaho gute, yaza akamamaza ibyo bava biri comedy bikaba comedy, ibyo biri byiza bikaba byiza, ku buryo watukana biriya bitutsi bava. None se we anyohereza kumurika muri mama we, yazajya akamurika muri nyina. Ariko se ubwo sinibaza no kuntu mwamutukana gutyo. Gute abundi ni ukumurika ni mu kanwa ni he? Oya bene bari abagore Imana ije bandinda. Uriya mugabo w'irusi simuzi pe, sinifuza no kumumenya. Nuwahese ntago mbizi ngo yigisha uko abagore bararabonka abagabo babo. Nicyo kintu nzi yakoze yigishije kuri YouTube. Ngo abagore nicyo kiganiro namubonye. None se abagore bonka abagabo? None se ngiwe ndabizi ko ari byo yigishaga kwa ba Jade no kwa bande bose. Yitwa nde? Ntago mbizi.
ariko mwaratukanye we. Njyewe rero nagize ngo hari amfitiye urundi rwango rundi, ntabwo ari nyuma yaho se yaba yaraguhamagaye akakubwira wenda akagusaba imbabazi. Umva nukuri kw'Imana. Pastor Claude yaramuhamagaye turi kumwe mu kiganiro ngo aramubwira ati njyewe ati Vava ari mu bantu ntasaba iki imbabazi. Mbega ngo nuri ku rwego rwe. Ubwo rero njyewe urwego rwanjye abantu bagaya nukuri ndushimira umwami wanjye n'uru rwego ndiho bagaya nukuri kw'Imana niyo se wenyine warungeshejeho kandi uko rumeze kose ngera uranyuze. None se uwo mugore agusuzugura yari yigera na rimwe asohora umugeni mu bukwe? Uwo mugore yigeze akubona mu bukwe ayibona mu bukwe bw'ibyamamare ko nagiye mbona uba mu bukwe bw'ibyamamare. Kandi nandaro yarabaye ubukwe bwa The Ben ngo njyewe ngo iyo ndirimba mu bukwe bwa The Ben ngo yari gucuruza amashashi n'amadebe ngo n'akabari ngo njyewe ngo ukundi ngo nago naririmba kwa The Ben ngo iyo ndirimba kwa The Ben mbese nyine ibintu nk'ibyo pe. Abacuruza amashashi uretse ko amashashi yaciwe abacuruza akabari amadebe se nayo abacururiza n'imvugo nk'izo. Nyamara uriya mugore mushobora kuba musangiye umugabo mukaba ari cyo mwatukanye. Nukuri n'umwana mubi nubwo Vava wenda namututse wenda ku ruhande rw'abafana bambonye nabi bambabarire ariko n'umwana mubi nawe aragiye aravuze ngo njye naravuze ngo Joyeuse ngo agira ibizuru ngo bibi kandi nabajije Sando uko ukurikirana ibitangazamakuru byose hari aho wigeze ubona ko namubwiraga ko atari ku rugero rwa Juno nijye ugenda neza uririmbe neza burya umuhungu yakwiyamye ugenda gake. Jenze ko ari uko nabwe Joyeuse nahibye ibizuru se nari kumubwira ngo ibizuru bibi ko bavuga ngo mbere yuko utokora mugenzi were umugogo namubwiraga ibizuru nanjye mfite ibindi uwo mwana w'umunyarwanda cyane atari gusa uriya mugore afite umutima mubi cyane kandi nk'uko avuga ati njye mbyaye 7 namenye urugero rwe hanyuma ibintu by'amasosiyete y'abana abireke. Vava ubona ibi bintu wishoye muzabishobora ubwo utangiye kubitukaniramo. Sijya kumera nk'abafana banje. Abafana banje bambwiye atari ko Vava wowe ntuzi ko hari abagore basa nk'abakuyagaho ukunyo wowe wagiye umenya ibyawe. Rero nukuri kw'Imana turi abantu ugira umujinya pe. Hasi umuntu ukijije gusenga. Ariko wagira ko umuntu ari umuntu buri wese ko afite kamere yiwe. Niba atari kamere y'umujinya ni y'uburakari. Niba atari kamere y'uburakari ni yo kurwana. Buri muntu wese nimukambeshe. Afite kamere. Uzi ko hariho abantu b'abahungu ahubwo bahise bavuga bati mbega Vava we. Ndetse b'abahungu nawe besha. Abahungu njyewe ntago be. Erega buri ukundwa n'abantu benshi. Nyine abahungu ni bande? Ni abahungu twigeze kuba turi kumwe twicariye tuganira tuza kumva kiriya kiganiro utukana. Baravuga bati mbega Vava wamwikorereza akamushyira mu mago we. Nukubeshya no muri karitsiye ubugira bakwiyumvamo abandi batakwiyumvamo ariko igihe cyo gushaka ubundi uyu mugisha wawuje. Yabanzi bakiyongera iyuje ubuje. Ariko ngufite fiance. Rero ntago. Ufite fiance. Nenda sabikubwiye ko. Ariko rega makuru none se ariko. Ngo wahese fiance. Ngo wahi. Ufite fiance ngo mukire. Nyine wahi. Muri ni mu diaspora. None se ko nafata nk'ibyo 500 cyangwa miliyoni akabiguha bivuze ko wahisaba umusheri nyine. Ngo no mu diaspora. Ndetse ngo mufite ubukwe rwose bitarenze uyu mwaka. Umuntu wabitangaje se ubwo ninde? Ariko hari undi muntu wari wabikubwira. Fereta usise niwe tuganira kandi sinabimubwiye ngo mvuge ko ari wowe wabikubwiye. Ariko birahari. Urumva rega makuru mbanyafite. Hari n'igihe nshobora no kuza nkaza ku muryango wawe murimo kuvugana. Nkahita mbyumva kuri telefone. Nkakuneka. Mu gipangu cy'imiryango 15 ukamenya uwavava. Mwese umuntu ashaka kumenya ikintu. Ahubwo duha amakuru kuri uwo mufiance. N'igihe muzakorera ubukwe. Nawe ari ntavuge ngo Vava ngo muvuze nabi ngo aramwihakanye ntago uko umuntu afashije wenda ati ukora iki ngiki wahita wiyumvamo ngo tuzaba. Kandi yarabikubwiye. Abivuze ni byiza. Kandi yarabikubwiye. Ariko nta kintu yambwiye najya gutanga. Yarabikubwiye. Ndetse anakubwira ati witonde ati dore umusitari. Wenda icyo ntagaya cyo angira inama akambwira ati we gusara ngo ugira amagambo menshi uvuga abantu baragufata uko utari. Ndamushimira cyane ni umujyanama mwiza.
kiriya gihe utukana yabyifashemo ate yakubwiye ngo iki? Nasanze yamamagaye yohereza message yohereza amavoice bati rero vava turagowe ati abantu baragufata ukutari uje mu yindi shusho urukuta tutakuzi nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma wamushubije iki? Namusubizaga iki se ko namubwiraga ni narakaye nanjye ndi umuntu ni narakaye nahubwo ura mugore nibi ati hoya ati simutumye ngugume uhangane nawe. Aravuga ati reka atari ko rero kandi nabwo yadutukiye umubyeyi ati nawe ntazongere. Ngambwira rero turamanuka Nyamasheke gufata irembo ryari gusaba no gukwa cyangwa bizabera hano i Kigali? Yewe mva ntago mbizi ibyo ni ibintu bikiri mu kiye kingana n'umwaka nango navuga ngo ndabipanga. Umugabo shango ufite umugabo mwiza. Oya ufite umugabo mwiza. Ariko nanjye umwaka hari ikimana nanjye mfumbatishije mu biganza icyo nayisabye n'uruko ntago nayisabye kuguma ndaho ngaho. Ere kugomba no kurushaka ese ubundi kuba umwihakana kandi ahari none se ngo uzi ko nta makuru ntayafite cyangwa abahari wowe nshimye kwenda nabo bose tuganira cyaba tuzi bashobora kuza bakabivuga ariko se umuntu muba muvugana gusa ari uwo hanze amaze nk'imyaka 10 hanze wende wabona imuhanga cyangwa se ni Kamembe wacu ubuhera he uvuga 100% ngo reka nze ngore ikiganiro ko mfite umukunzi kandi yarabikubwiye rega umuntu yakubwiye ko agukunda abagukunda nyine urabirindira ukabanza ukabitegereza bitegereza cyacyo azaba yishakiye umugore nuko uzamutuka ariko ntuzamutuka ariko mbambara n'umusaza atinya nyina suko watuka umugabo ariko ntujye ubona abagore batuka abagabo babo ngo abandi bantu ngo bacuruzanya nyine abantu bacuruzanya hanze nyine imiryango ya ibangikanye n'ahantu akorera ngo bagiye bamuzana fone ngo dore ngo umufana ngo amuntu ngufana ngo dore ngo vava ngo ukuntu ngo ari gutongana ngo vava ngo ari gutongana ngo cyane nyine ngo n'abantu bavuga icyongereza nyine biyo hanze nabo nyine ngo bakajya bandeba bakamubwira mu cyongereza ati rero atutanze isura mbi bafana ati nuguma guhangana n'ura mugore n'akazi kawe. Ese ubu ntiwatangiye kwiga icyongereza ba? Reka